Reka twongere tubashimire cyane bakunzi b'ibyigisho tubanyuriza ku mbuga nkoranyambaga. Reka dushime cyane uburyo mudutiza umwanya, ariko natwe turabashimira cyane kandi natwe mwakagombye kudushimira uburyo natwe tubatakariza umwanya dutegura ibi byigisho. Izina ry'Imana rero rikomeze guhabwa icyubahiro. Reka ubwo tugiye kugira icyo tubagezaho, icyigisho kiryoshye kijyaniranye n'uburezi, ni icyigisho kivuga ngo waruziko zigaragara mu burezi. Waruziko zigaragara mu burezi. Reka mbere kugira ngo tuzibagezeho tubanze twasenga. Data wa twese, Imana yacu, wowe uturera, uri umubyeyi wacu, uhimbazwe. Muri uyu mwanya rero iki cyigisho ni icyo gukangura abana, ababyeyi, abasore n'urubyiruko kugira ngo twese tukumenye kandi tumenye uburere bukwiriye. Ntuzagaruka ntituzagutinya, ahubwo tuzagusanganire mu kirere. Ngaho ungura ubwenge uvuga, ungura ubwenge n'abumva, mu izina rya Yesu, amen. Kuko rero twari tumaze kubibabwira, tugiye kubagezaho za waruziko zigenda zigaragara mu burezi. Bisaba kugira ngo buri wese aziteho neza ndetse anazikurikirane. Ariko mbere kugira ngo tuzibagezeho, reka twifashishe igitabo gikuru, igitabo kiyobora ibindi bitabo byose, kuko turi buze kubisanga ngaha muri Zaburi, igice ni 144, umurongo ni wa 12 na 13. Zaburi 144, umurongo wa 12 na 13 haravuga ngo, kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti by'ikuririza bakiri abasore, n'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza imfuruka. Kugira ngo dusubiremo, kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti by'ikuririza bakiri abasore, n'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza imfuruka. Kugira ngo rero aba bahungu bacu ndetse n'abakobwa bacu bamere nk'ibi biti, abandi bamere nk'amabuye, burya biba bifite imvano. Waruziko ese byaba bituruka hehe? Byaba bikomoka hehe? Ese imvano ni iyihe? Tugiye kwifashisha rero iki gitabo cy'uburezi, za waruziko zose zigera kuri 20 niho twazivanye ku mapaje agiye atandukanye. Waruziko ya mbere iravuga ngo nta mpano nziza umwigisha ashobora guhereza umunyeshuri uretse iyo gukorana nawe. Ibyo mwari mubizi. Waruziko ya kabiri, ababyeyi n'abarimu burya ngo nibo bahagarariye Imana kuri iyi si ya Nyagasani. Waruziko ya gatatu, impamvu abana bitwa intumva cyangwa abanyagasuzuguro burya ngo nuko baba barayobojwe n'igitugu cyangwa barashaririwe cyane. Ibyo ngibyo si waba wari ubizi? Waruziko ya kane, burya ngo mbere iyo havugwaga umuryango babaga bavuze ishuri n'urusengero. Waruziko ya gatanu, kwiga Bibiliya n'ibyaremwe ngo ndetse n'ibyo umuntu agenda ahura nabyo, ngibyo ngibyo nibyo bituma umwana ashobora kuba umuhanga. Wasanga n'abahanga bose burya twemera cyangwa dutinya hariyo nzira banyuzemo. Waruziko ya gatandatu, ngo guhoza abana mu ishuri cyane, amasomo yose bakayigira mu ishuri, burya ngo bitera indwara ya hipotansiyo. Mu Kinyarwanda tugenekereje ni ya ndwara ituma amaraso agenda buhoro. Ibyo ngibyo se waba wari ubizi? Waruziko iya karindwi, ngo ni ikosa rikomeye gukurikirana umwana cyane mukanda kariko kose, ngo ariko rikaba n'irindi kosa rikomeye ngigihe ababyeyi tubigiyemo biguru ntege.
ibyo se byari bizwi? Waruziko ya munani ngo itungo risabwa kumvira shebuja, ngo ariko ni ikosa rikomeye ngiye umwana nawe asabwe kumvira ngitungo. Waruziko ya cyenda ngo umubyeyi mwiza cyangwa umurezi mwiza ngo aho gutegeka umwana ngo amwigisha kwitegeka ngaho. Ibyo se waba wari ubizi? Waruziko ya cumi ngo uburyo bwiza bwo kwigisha umwana ni ubwo kumubwira ifuti cyangwa ikosa yatsinze ngo ko ari cyo kiraro gikomeye abakomeye banyuzeho nawe ubwo akakinyuraho. Waruziko ya cumi n'imwe nta mubyeyi ufasha mwarimu ngo ahubwo mwarimu niwe ufasha umubyeyi. None se ubwo ibingibi byazicura ukura ahari? Ibyo se byari bizwi? Waruziko ya cumi na kabiri nta mwana ugomba gushyirwa ahantu aho ariho hose ngo yiyigishe. Ese ibingibi ntabwo ariko ubu ngubu bigenda? Waruziko ya cumi na gatatu uburezi no gucungurwa by'ikaruvari ngo burya ni kimwe. Byumvikane ko ubuze uburere bwiza burya aba ari gutandukira na karuvari, kandi ubutandukiriye karuvari byumvikane ko n'uburere bwe aba atari bwiza. Waruziko ya cumi na kane ngo erega umuntu yigira koga mu mazi ntabwo yabyigira imusozi. Bivuze iki? Bivuze ko ikintu wifuza ko umwana yaba cyo burya ngo ni ukukimwegereza cyangwa kugikora. Waruziko ya cumi na gatanu iyo umwana wamuhaye umwanya wo gukora ibye ndetse no kuruhuka burya ngo ntacyo utamukoresha. Ibyo se ibyo byari bizwi gutyo? Waruziko ya cumi na gatandatu waruziko umwana ufite ikinyabupfura no kubaha burya ngo abaziyobora neza. Ubwo byumvikane ko ari ugutoza abana ikinyabupfura no kwiyubaha, kwiyobora yabishobora. Waruziko iya cumi na karindwi iravuga ngo waruziko icyo umarira umwana ngo yakagombye kugera mu myaka 12 warakimubwiye cyangwa warakimugejejeho, ngo kuko nyuma y'iyo myaka burya ntacyo kiba kikimumariye. Ibyo se niko byari bizwi? Waruziko ya 18 ngo Satani asohoza imigambi ye yose ngo yitonze anezerewe ngo yasanze ngo abana bacu ngo ari inkorabusa. Ese ibyo byari bizwi gutyo? Waruziko ya 19 ni ikosa rikomeye cyane kurutisha umwana ukamurutisha abandi bana ngo nuko agaragaza ubuhanga cyangwa afata vuba. Ngo bagarira yose ngo kuko ubutazi irizakura. Waruziko iheruka iya 20 iravuga ngo waruzi icyangombwa gikomeye umwarimu aba afite se? Reka tukibabwire. Waruzi ko icyangombwa gikomeye cya mwarimu ngo kigaragarira mu buryo afata umwana udafata vuba cyangwa w'umunyamafuti ngo cyangwa utakoze neza. Ngiye iki cyangombwa gikomeye umwarimu agomba burya kugira ngo naniho anagomba kugaragarira ko ari umwarimu cyangwa ari umurezi mwiza. Ngizo rero za waruziko twari tugiye tubagejejeho zigaragara mu burezi, zifite ubwenge kuko zituruka mu byanditswe byahumetswe na mwuka w'Imana. Akaba ariyo mpamvu buri wese asabe mwuka w'Imana ayisesengure neza kugira ngo igire ahimuvana ndetse igire naho imugeza. Murakoze, bye bye. Reka dusenge. Data wa twese, Imana yacu,
natwe ntabwo twari tubizi, tumaze kubivuga. Turakwinginze ngo ubitumenyeshe nk'uko wowe ubishaka, kugira ngo bitugirirweho. Nibyo tugusabye mu izina rya Yesu, amen.